Uze bakunzi ba Impala Media Rwanda, nje basuhuza ni Jean Namuru Hakizimana nk'uko bisanzwe. Kuri uyu munsi rero twabagaruriye umutumirwa wanyu mukunda cyane, uba ufite udukoryo twishi ndetse n'amaringoshyo, amaringoshyo y'abasore. Bamwita rero nako arabibwira, ni umusesenguzi ndetse akaba umuhanzi. Ni umuntu dukunze gufatanya mu bintu bigiye bitandukanye, aho tugenda dusesengura utuntu tumwe n'utundi kugira ngo channel yanyu igomeze igire muvomo. Kuri inshuro rero turamwakiriye, tumuhaye ikaze muri studio za Impala Media Rwanda kugira ngo atangire abasuhuza ndetse ababwire naho yari yaragiye. Yo, this is Ace Boy Taijwama, umuhungu w'abanyarwanda. Bow. Yo, Isco Pablo Ndescoba, kunyubaha byo biri ngombwa, ntandukanye nizo mbwa, hatari keshi n'umwanda, bitch shaje ntacyangava kuri frappe ninjuga, tega amatwi ibyo mvuga, vasi zanjye n'isuku, bazi niga muri hood, bundi niga vuka he, Ace niga ndi wano, ushatse wanangwila mode, pange byinjiza mane. Come on. What's up? I'm Ace Boy nkuko mwabyumvishe, umuhanzi n'ibindi byinshi cyane mfite impano. Okay. Yes, ngamazina ngo ni Ace Boy aka Taijwama aka Glock 9 aka Full Package aka Sura y'ubwitonzi aka Balvin Cubed Ice. Pow. Aha. Urakoze cyane. Hanyuma wari waragiye? Oh, naragiye ahantu bita Ibyumba. Igicumbi. Igicumbi ni amahoro. Wana bameze neza cyane, uretse ko imbeho nicyo kintu kidasanzwe nasanze ngiye ntamenyereye. Imbeho irasanzwe ariko kuri ngewe ntabwo ibisanzwe. Ariko ubundi Blaze ubundi utuye? Ngiye ntuye hano mu Bugesera, Bugisiri. Wana kabisa. Bugesera ni nini, nakaye gace? Hari ahantu ngo ku kibuga cy'indege, hari Nyamata, hari iyo za Mayange, za Gashora, za Ruhuha. Ubundi utura hehe muri utwo duce? Ngiye ntuye ahantu bita Nyamata downtown hafi ya gare, ariko hari ahantu uvuze numva aho hantu harahanda no kuhumva. Ahantu bita ku Ruhuha wa mugabo we, mbabarire. Abaduteza amatwi bongira ngo bahazi no kundusha. Ni habaya numvishe bavuga ko wahasiga gatwe. Gute? Ku Ruhuha. Naganiye n'abajama benshi barambwiye ati hari ahantu bita ku Ruhuha hano mu Bugesera. Na wa muntu ngo washindikanye kabisa ewana. Yagiye yuko kubona hari umuntu abagoramye. Ngagaruka ari ku mustari ewana kubyo washyiraho minivo ngo ukayitubona indara. Ibazi ibyo bintu. Hanyuma wenda reka uraza kuhadusobanurira neza ubusanzwe akazi kawe nakahe mu bindi wenda bitari ubuhanzi? Ubundi akazi kanjye mu busanzwe ni ibintu bijyanye na construction, kuko niyo nize muri segonderi. Nubaka amakaro, ngasiga amarangi, ngatera inzugi, ngatera imireko, biterwa nyine n'ikiraka mba nabonye tu. Iyo nari muri ibi bintu by'imiziki. Hanyuma se wenda wize amashuri wayize he? Amashuri muri section, ese wize na kaminuza? Oya, ntago ndayitangira ariko biri muri plan. Duhereye kuri primary nize primaire, amashuri abanza mu karere ka Nyanza. Ku mashuri hari y'abapadiri, aho bita kuri Nyanza A, hakaba bita kuri Nyanza B, nge niza bita kuri Nyanza A. Ni ibigo bibiri bituranye by'abapadiri, nyine nibo ba nyirabyo nabo babiyobora. Aho niho nize amashuri yanjye abanza. Secondaire naje gukomereza aho bita muri Espanya. Ni ishuri ryashinzwe ku bufatanye bw'ababyeyi nyine b'Inyanza. Bishyize hamwe bashinga ikigo bahita Espanya munsi ya stade gusa n'imbuzi Nyanza hariya ya. Hanyuma se ubuzima urabubona ute? Biraka biraboneka? Biraka biraboneka, ariko hari n'ikindi gihe byigiza nkana bikabura. Ugasanga aba boss baduteye imigongo nta nubwo bashaka no kutubona. Hanyuma ubwo ibiraka bitabonetse kubaho ni gute? Urumva nyine ibiraka bitabonetse, habaho gusenga, tukakora siporo, tukajya tukandika indirimbo, indirimbo. Ariko
ubu ngubu umaze kugera nko ku mizingo ingahe y'indirimbo? ubu ngubu umaze gukora indirimbo zigera mu 8. 3 muri zo zarasohotse, amashusho ya zimwe muri zo ndi kuyategura, ariko izindi nyinshi ziracyari mu makayi. Ziri mu makayi? Mfite niyo bagize ingwate muri stu, urahazi inshuti yanjye. Ntabwo nzi ko n'indirimbo yafatirwa, ariko natangajwe no kumva ngiyanjye ngo ni ingwate. Ubwo tuzabigarukaho nabyo nibirebire. Ese bibaho? Ingwate gute? Nanjye byarantunguye. Ubona nyine kwa kundi mujya muri studio bibaye ngombwa ko mbivuga, ariko ntabwo byari ngombwa. Ubona kwa kundi mujya muri studio ugenda ugakora indirimbo, ukamenyana na pro, nyine nk'umuntu ubonye wishimiye ibikorwa bye, bikaba ngombwa kuzazana n'inshuti yawe akabwira ati nabonye umutipe ubikora. Ewana najyanye yo muji wanjye kigali kuri coding abana gahuje nyine ari neza, ahubwo mu gihe ntashye wa mujamwe ngo asize ababwiye ngo ninjye uzamwishyurira nyine iyo ndirimbo. Mukaziranye se? Yasanzwe ari inshuti yanjye gutya, ariko nta birebire dupanga, ahubwo wenda nimba aramusha duhuje ibintu by'imiziki akahita agira ngo mbaye manager we ngo bamubwiye ko ari uzamwishyurira indirimbo. Kugeza aho naje gusubiraho ngiye kureba nanjye project yanjye nari nasizeyo, yarambwiye ati reka ntayo naguha, yabaye ingwate kubera wa muhanzi wanzaniye yagiye atanyishyuye, kandi yavuze ko we wamuzanye ari wowe ugomba kwishyura indirimbo. Ibyo se byo bikazakemuka gute? Ubu ngubu uwo muhanzi yagiye ku ishuri, ntegereje ko bakiza muri vacances ku munsi wa mbere. Ewana ngomba kuzamureba tukagenda akavuga uburyo ki ari njye mwishyurira indirimbo. Njye namuhaye service yo kumujyanayo, ntabwo byari ngombwa ko nanamwishyurira indirimbo cyangwa yanjye ifatirwa. Se buri indirimbo mujya mwumva arawigeze ibingwate ubundi? Ubwo bwa mbere mbyumvishe. Nanjye byarantunguye, hari nagize ngo ninjye utarabimenya ahandi biraba. Sasa Blaise, wavuze ibintu byo kuruhura, ese waba warigeze ufungwaho na rimwe? Gufungwa? Waba warigeze urya agasheni? Agasheni se wabura umujene ukaba ugeze aha ngaha se ngo utarakarya buriya. Agasheni narakariye kabisa, ariko ntabwo byari grave. Kamwe narakariye nkavamo, haza n'akandi nako nkamira bunguri nkavamo tu. Maze kurya udusheni tubiri, ariko ntabwo turenze. Ntabwo diplome yawe yagize ikibazo? Oya, kuko ntabwo ndibona mu rukiko. Kwa kundi ufungwa mu rwego rw'iperereza. Hari amakuru leta ishaka kumenya, hari ibibazo bashaka kwibariza abashuti bacu b'abahibu, ndabasuhuje. Kabisa. Hanyuma se wenda reka tugane ku ngingo nyamukuru. Ubundi ko bajya bavuga ngo uzi ibintu byinshi, uri umusesenguzi, koko nibyo? Ewana sana. Tugiye rero gusesengura ingingo ivuga ngo ese kuba urubyiruko rudafite akazi biba intandaro yo kurugirira impungenge. Urugero, niba wowe udafite akazi ngo ntabwo ari wowe uhangayika cyane, ahubwo ashobora guhangayika n'abaturage. Kuri iki gihe niko bisigaye bimeze. Turashaka kubisobanukirwa ibyo bintu. Abadukurikiye muraza kumfasha, munyumve neza ntimunyumve nabi, ariko nyine umuntu aba agomba kugaruka kuri buri ruhande kugira ngo tumenye mbega uko ibintu bimeze, cyangwa se wenda umwanzuro twafata, ingamba twafata. Ubundi tugarutse ku kintu cyerekeranye n'akazi, twese tuzi ko iyo umuntu adafite akazi aba ahangayitse, kandi koko ntabwo wabura guhangayika, kuko hari byinshi uba ukeneye, uba wifuza iterambere. Ibyo byose ntabwo wabigiraho nyine udafite impamvu ziguha amafaranga. Par exemple nyine nk'akazi runaka waba ukora, ni ukuvuga ngo iyo udafite akazi niwe muntu wa mbere biba bigoye kandi biba bibabaje. Ariko ngiye ikintu kijya kintangaza nkanabigarukaho, bifite impamvu yabyo, si ukuvuga ngo ngiye kubipfobya cyangwa kubinenga, ariko nyine bijya bintangaza tu. Ko iyo ntekereje mba nzi ko nimba ukeneye akazi ni wowe ugakeneye, nimba utagafite ni wowe biraje inshinga cyangwa binababaje. Kuko abandi nibajya kugura ibintu byiza wowe ntubigure, uzaba ubona nyine ko hari ikintu kiri kubura. Ariko ugasanga undi muntu niwe uhangayitse cyane kurusha ahubwo wa muntu udafite akazi. Nkavuga ni impuhwe ni iki? Ndumva baca umugani ngo urusha nyina w'umwana imbabazi ahari bashaka kumurya. Ushobora kuba udafite akazi, nk'umuntu uri kukagushakira, cyangwa wenda nk'umuntu tubana nkaba nahangayikishwa nabyo, mvuga ati ari gusigara inyuma mu iterambere, kashaka icyo namufasha. Ariko noneho hari igihe biba ngombwa ko n'abantu bahangayikishwa nabyo kandi mu by'ukuri bisa nkaho bitanabareba. Ugasanga wa muntu uhangayitse kukurusha,
si wa muntu nibura wagutigitira job ahantu runaka, si wa muntu wakuvuganira ahantu runaka wenda ugiye gusaba akazi wamusanze nk'umuntu w'umushefu ari avuga ati uno mupeti wo muri quartier ndamuzi nimumuha akazi dore biragoye. Ariko ugasanga wa muntu udafite n'ikintu yagufasha, wa muntu nyine ewan ese wowe ubona baba bahangayikishijwe n'iki muri make? Akenshi buriya kuri guhangayika bagira abenshi muri bo kuba ari ukwikonda to nizo mpungenge baba bafite ntabwo baba bazifitiye uwo muntu. Impungenge baba bafite nizo kuvuga ati se nabura ibyarya nazaza akanyibira itungo, niba musohora mu nzu ntago azarara mu muhanda kugira ngo aze kwiyaranja cyangwa ateze ikindi kibazo. Akavuga ati rero ngende umva afite impungenge zuriya muntu udafite akazi rwose, niyo murebye mbona ashobora kuba yavamo nk'igisambo cyangwa ngiye niyo murebye mbona wagira ngo araniba. Akenshi nuko bitangira ngo umuntu udafite akazi se ubwo se ubundi ngo yirirwa mu biki, ubundi se ngarya iki, ngaba hehe? Kandi buriya hari igihe umuntu afite akazi kagaragara, hari n'abandi bagira akazi ku buryo nyine akazi kiwe wenda nagakorera ku mbuga cyangwa nagakorera muri chamber yiwe kubera ahora na access kuri internet, akaba yakora akazi kiwe abamubona buri munsi bamenye ko afite akazi. Urumva rero kubona umuntu kumubona nta mirimo arimo ntabwo bihagije ngo wumve ko umuntu nta kazi afite. Kandi nanone nimba umuntu nta kazi afite, nibura wagafasha iya mbere mu kuba wamugira inama y'uburyo yagashakamo cyangwa ukamuha amakuru wenda ahantu bari gutanga akazi, ndumva ibyo ari byo byamufasha kurusha uko wahangayika cyane nk'aho ari wowe bireba kandi nawe ubwe uri aho ngaho urebwa n'iyo ngingo, hari ukuntu aba ari kubigendamo nyine tu. Ukaba utanga iyihe nama se ku bantu wenda batekereza gutyo? Inama ya mbere natanga ni inama yo kutareba umuntu ngo uhite umuklasa. Nimba ubonye umuntu ngo uhite wumva hari icyiciro runaka wowe umushyizemo. Ariko ibyo bintu utekereza nibyo? None se niba umuntu ukabona umuntu ukahita ugira icyiciro umushyiramo, niba umuntu adafite akazi urumva nyine wasinzira, kandi ufite umuntu muturanye udafite akazi ufite imbaraga zo kuba yakwiba. Hari ukuba umuntu adafite akazi, nanone hari ukubona umuntu nta kazi arimo. Kubona umuntu nta kazi arimo ntibivuze ko atagafite, sibyo? Nanone kubona umuntu nta kazi arimo ashobora no kuba atagafite, wenda yaragahoranye arirukana, cyangwa wenda hari n'akategereje yaradepoje. Ubwo no kuvuga ngo nimba umuntu abonye nyine nta kuba nta mirimo abonye nyine ngo uri gukora, akahita yumva ko ngo nta mirimo ngo ufite, akahita atangira kuguklasa mu bajura, agatangira yuko izo mpungenge urumva ko zumvikana. Izo mpungenge urebye 50% zirumvikana, indi 50% ntizumvikana. None wabihuza gute no kugira ngo wenda abantu batekereza gutyo babireke kandi n'ubundi bijya bibaho? Mbere yo gutekereza gutyo cyangwa kwita class umuntu, kuko kujya guklasa umuntu ukavuga ati uyu muntu ko mbibona uyashobora kuba ari igisambo kabisa. Urumva ajya kumukarasa ari uko yamwiba. Hari ukuntu banza ubwo we ababanje nko kumureba physical appearance yiwe, we akahita nafata ni nko gufata nyine umwanzuro to akahita yemeza ibintu. Kandi wemeje ibintu basi nta muntu wabajije wenda arasa nabi kubera hari akarakara arabonye katari burambe avuyemo, cyangwa wenda arasa nabi bitewe nuko ariko asanzwe abayeho wenda ari umuntu utagira isuku, wenda afite nako kazi cyangwa nta naka afite, ariko nyine uburyo agaragaramo nyine. Yes, urakoze cyane. Hanyuma reka twigire ku yindi ngingo ijyanye n'imibereho y'urubyiruko na social media. Ibyo byo ubibona ute muri iyi minsi, urubyiruko na social media? Ikintu bita urubyiruko na social media ndabona wumve ngo rurageretse. Rurageretse kabisa, dore ni gutya. Ubundi abahungu babisobanukiwe neza, ntabwo bajya batuma babura na internet nibura iminota 5 cyangwa 10. Ni ukuvuga ngo bahora baregeye ku buryo buri kintu cyose baba baregeye cyiza n'ubundi kibasanga mu position. Nimba ari ibintu runaka bigezweho bikiza, hari abahita bafatirana, ni mukazajya kubimenya kuko muri kubyumva na ba runaka. Ubwo urumva nyine urwego biba biriho. Urugero ni nk'ibiki se wenda biba bifatirana? Nk'ibiki? Urabona nk'ibi biboro byo gukora nk'utuntu tw'uduchallenge ku ndirimbo runaka ku ma TikTok n'iki. Urabona ko abantu benshi ubu ngubu n'ibintu by'amaprank, abantu benshi ubu ngubu usigaye ubona ko bose babirimo. Ariko mbere yuko babijyamo hari abandi babibonanye.
abo rero baba barabanje ibyo bintu nyine bahora baregeye tu urumva nyine hari abantu biyemeza kuvuga ati twe tuzahora tubatamo vibe nshyashya everything nyine hari abantu baba batazi naho ibintu bijya ahubwo agakora ikintu ko akibonanye mugenzi we ni ukuvuga ngo dufite abahungu bahora baregeye bahora bameze batya abo se wenda babahe abo ngabo hano mu Bugesera barahari mu Bugesera bahari mu Rwanda hose barahari tu biragoye kumenya ngo ni bande ariko nyine hari n'abazwi bafite amacano ya danje abagenda badutama izo boro bazwi ni ukuvuga ngo nyine ntago wahera ku murongo utondagura ariko barahari bahedinze ibyo bintu kabisa n'ubu ngubu turi kuvugana hari abajama bari gucukumbura ariko vuga ati nakaye kantu gashyashya mu Rwanda bataratangira gukorara mu nkabatema ewana kabisa hano uzabona umutipe ari kwikorera utuntu two mu muhanda ukagira ngo ni na crazy kandi hari aho yabibonye azi n'icyo agamije ahubwo nyuma bazabona nk'umusaruro bitandukanye tuvuga ati respect. Hanyuma se ubundi dutangira batubwiye ko uri umuhanzi, ibihangano byawe bantu babishakira he, babibona he, cyangwa ni kuguhamagara ukababwira ko bimeze? Mfite ibihangano kuri channel bayita One Action. Ni channel natangiye gushyiraho ibikorwa byanjye ngitangira urugendo rwa muzika. Aho byatangiriye naho bigeze uyu munsi kugira ngo wahita uhabona, ariko mbwira abafana banjye n'inshuti zanjye mbiseguraho ko hari izindi platform nayo imaze gufungura, ariko muri iyi minsi nkaba ntakizifiteho access, ahubwo binsaba kongera kubifungura bushyashya. Urumva nyine bizaba zaribwe, hari ukuntu baziba cyangwa umuntu akaba yakubaganya n'ikintu nyine ugasanga uko wabishakaga siko bikimeze. Urumva rero biransaba kongera gukreatinga izindi nshyashya, abatama new banga zanjye zindi ziri mu kazi ewana kabisa. Ubwo twitegure iki ubutaha? Muritegura audio iri kumwe n'amashusho yayo. Mfite indirimbo bita Sabrina, ndacyari muri studio already, bamaze no kuyitunganya amajwi yayo buri kimwe, harabura kubona shootingira nka video nkabona kubatamo nyine to. Nanze kuba mbatayemo audio itagira amashusho. Aha, ni iki kindi rero wabwira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga badukurikiye? Ikintu nababwira ni ugukomeza gushyigikira ibikorwa byacu, byaba ibya gihanzi cyangwa se ibiganiro nk'ibi dukora, kuko hari message runaka bitanga. Mukomeze mudushyigikire, kuba turi kumwe namwe, kuba tubona ko muturi hafi bidutera natwe gukomera, kuguma gukora ewana, ku buryo nyine bitazanabatungura turi gukora ibitangaza kabisa. Ibi bintu turi kubirenza u Rwanda. Uri umuhanzi ariko waba se wubatse? Oya, yapaje sindahigeraho. Ibijyanye no kubaka se bigenze ute? Ibijyanye no kubaka urebye nta nubwo ndatekereza hiki. Njya ntekereza ko nzabikora, sibyo? Kuko buri mugabo wese aba agomba kugira umuryango. Urumva nyine ni ibintu nteganya kuzakora, ariko aka kanya kabisa naba nkubeshya nshuti yanjye. Ikibazo cy'amatsiko, iyo ushatse gutera akabariro bigenze ute? Tera akabariro hari ukuntu mana abantu bisayidira, simubizi bisayidira mani, hari za kaciribi gute se? Ntabwo wabura ukuntu bigenda. Ubwo ntushobora kuba wenda wisayidira ku bagore b'abagabo bafite ingo? Reka hanze hari kaciribi, hari izo bita za kaciribi ewana, simubizi. Kaciribi bivuga ntabwo uri pusi, ariko twarihoza mani ukanantamo naye nkagutama, si kimwe kuri kimwe se sibabizi. Hari ibyo abaguhaye nawe hari ibyo ugiye kumuha. Kaciribi. Kaciribi what meaning? Kaciribi bisobanura iputa nyine n'imbugege. Kaciribi. Ewana ubwo naribagirwa peace kuri za kaciribi zidukurikiye hirya no hino. Kaciribi. Ubwo mu Kinyarwanda se ntabwo wabitubwira? Mu Kinyarwanda tuzimire. Mu Kinyarwanda twatumbagira cyane. Kaciribi bwo abazi slenge na amaputa bwo nyine makubeng. Ubwo makubeng ni Ikinyarwanda gusigura sugira ngo iki gitangiye kujya kitubana gikeya. Kaciribi ubwo ni nko kuvuga ngo mu Kinyarwanda so rwa mugabo we ni iputa nyine to, ni iputa. Reka tubifate
hanyuma se wenda ko hari abavuze ko waba ufite umwana nibyo cyangwa se wahakana umuhungu wawe ubwo kazemera nde? Ndamufite kabisa, ahubwo amateka aruzuye, ejo bundi ni ukumubereka muri video kabisa. Hanyuma se ubwo nyina we ntumufite? Mama we se, mama we tujya duhuza kumbinditi, twandikirana tugahuza tu niki kandi ubwo Blaise umwumva ushaka kuzashaka undi mugore kandi ufite uwo mwabyaranye uwo ngo se ashobora kuba atari we mugore w'amahitamo yanjye cyane ntari umugabo w'amahitamo yo, ahubwo ari ukuntu twagahuje Imana ikahita ikinzira. Okay, reka tugushimire rero kubw'ikiganiro cyiza uduhaye, wenda naho ubutaha. Asante sana. Icyo nabwira abakunzi ba Impala Media Rwanda ni ukukomeza kudukurikira no gukora kuri subscribe niba mutarahakora, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe.